kuko ni wowe n'Imana yawe nanjye ninjye n'Imana yanjye nubwo turi umwe ariko ntago tuzagira mu ijuru rimwe ngo dukora mariage ngo tuzatandukanwa n'urupfu. Ubundi umuntu atandukanywa n'urupfu n'undi gute? Taniya dusobanure wowe urabona ibintu byo gutandukanywa batandukanyijwe n'inzoga cyangwa umwe yari ingurube undi yari umusiramu cyangwa ikindi kintu. Ubwo abo bantu batandukanyijwe n'urupfu cyangwa batandukanyijwe n'ibiryo cyangwa ibyo kunywa. Abarokore cyangwa se abanyamadini n'abasiramu n'abandi bose babuza umugore ikintu kandi wamufatana n'umugore hano yamwicaje ari kumusengerera agasanga uwo bicaranye ni icyuki nka Taniya muri Yesaya mu gice cyawo cya 3. Yego iyi myambarire yawe ni y'ubumarayi. Ndagusetsa gakora ntago ari ikorera ntago ariyo bakorera ubusambanyi kuko muri ADPR abakobwa bambara amajipo maremare n'amashati y'amaboko babatera inda baranabarongora. Ndabasuhuje aho muherereye hose ku isi mu bihugu byanyu bitandukanye. Ngende Shadia wa Maria Aimée. Duhaye ikaze abantu bose muje kuri Birandikwa TV bwa mbere tubibutsa gukanda subscribe n'akazogera kuko iyo wakanze subscribe gusa akazogera ntugakande ntago ubasha kubona link ku gihe ngo nibura urebe topic zaje bwa mbere cyangwa zaje nshyashya ube wahitamo ikunogeye. Imbere ya televiziyo Birandikwa TV rero murahabona abatumirwa mumeze neza? Tumeze neza. Yego ndashima Imana. Ubwo turabasuhuje nabo muri kubabona kuri kamera zanyu. Tunihanganisha abantu mutameze neza Imana ibagirire neza. Tugitangira ikiganiro rero duhaye ikaze uyu mujene nimba n'umujene ninde natwibwire muri rusange tubwire ni karibu. Yanjye nitwa Taniya Mbikondo Imana iduhana umugisha. Uti Imana iduhana umugisha haleluya. Witwa Taniya utuye Igikondo. Uri umukobwa? Narabyaye. Yego. Taniya n'umufiyemeri na none umupapa cyangwa umusore utwegere nayo twamuyikaza akatwibwira. Murakoze cyane abakurikiye Birandikwa TV si ngombwa ko nivuga musanzwe muzi. Abashasha nitwa Eric. Tubahaye ikaze rero. Nifuje kubabaza nk'umuntu ukunda Birandikwa TV n'abadukurikiye bakunda kumbwira ati gitubariza n'ibibazo biteye gutya na gutya. Turi kwinjira mu kintu gikomeye cyane kijyanye n'umuryango muri rusange. Murabizi ko umuryango ubamo umugabo umugore n'abana siko bimezera? Yego niko bimeze. Umuryango bamo umugore n'abana ariko hari n'igihe umuntu agira umuryango ntabone urubyaro nabyo murabizi siko bimeze. Nge rero nibazaga ikibazo cy'amatsiko mubona ni iki kintu umuntu yakora kugira ngo twubake umuryango uhamye, umuryango udasaza udaharara ngo uhararukwe, bimeze biti? Biragoye cyane. Urumva umuryango iba ari famiye mukabana nyine umwaka umwe 2 3 4 5 igihe cyagera ukabona umwe aharutswe undi ariko akenshi biterwa hari n'ukuntu mwabanye mwapanze mwaganiriye. Hari ubwo mubana muri ADPR mukijijwe imyaka 4 5 umwe muri mwakagwa ntago mwaba mukibanye kubera ko niba umwe yaje yanyweye byeri undi atazinyweye biramubangamira bimuvune usange niho kwakunda umuryango isutandukana. Yego. Ese ko abantu bakundana bababwira ko bagomba kwihanganirana kuki umuntu adashaka kwihanganira umwe waguye akinywera iyo byeri ubundi kunywa byeri nimba umwe ari umwadeperi undi agatebera nk'umukatolike akisubira ku gacupa? Pastor ubibona ute abantu bakuzi uri evangelist? Umuryango wakagombye kuba ugendera kuri ritime imwe kandi mu by'ukuri nta kintu umuntu yagombye kuba akura hanze kidakorerwa mu rugo ngo narangiza kizane mu rugo. Niyo mpamvu biteranye umuryango kuko n'ibirahurana. Nese ntitwabiganira nkakubwira nti rero rwose evangeliste turabanye unshatse ntaranywaga inzoga ariko ndumva ngeze igihe cyo kuzishaka ntabwo ushaka kubyihanganira ko nabigusabiye uburenganzira. Ese nzinyweye ko ari ngewe ubuzinyweye ni wowe ubundi ubuzinyweye kuki bikubangamira?
urakoze cyane ku bwa titire urimo kumpa, ariko icyo ijambo ry'Imana ritubwira yuko umugabo n'umugore ari umwe. Bivuga ngo Bibiliya itubwira ngo nicyo kizatuma umukobwa asiga se na nyina agasanga umugabo we bakabana iki akaramata, noneho bakagenda bakagira gute bakaba umwe. Niyo twagaruka no mu isezerano rishya nawe agatubwira yuko icyo Imana yafatanyije yateranyije ari nta muntu ugomba kugitandukanya. Rero aba bantu niba bamaje kuba umwe, twatangiye turi umwe, none tugezemo hagati, wowe utangiye kwiyomora, utangiye kumbwira ko hari ibindi ushaka. Bivuga ngo icyo gihe ntabwo tuba tukiri umwe, uba wabaye undi wundi, cyane ko ibyo bintu abantu babyiga haba hari ikindi kigare yagiyemo kubikura hanze. We ni kubyumva atari? Ngewe ntago ariko mbyumva, kubera ko niba twarabanye nkarya nk'inyama urugero, noneho bikageraho numva nshaka kuzirya, ntago wambuza kuzirya. Ahubwo sinumva ko byera ariyo yatuma dutandukana, kandi nshobora no kurya ibirayi ntarabirya gukareka nkabirya. Ni ukuvuga ngo buri muntu aba agomba kugira icyo umutima we ushaka akakigeraho, ni nabwo mubana neza. Kuko ushobora kumbuza kuyinywa nkajya nyinywa nihishe, ugasanga n'undi umuryango urapfuye. Ariko tubyumvikanye ukajya umbwira ati madame isomere, mba numva nanjye nta kintu bitwaye, kuko ni wowe n'Imana yawe, nanjye ni njye n'Imana yanjye. Nubwo turi umwe ariko ntabwo tuzagira mu ijuru rimwe. Yego, nta nubwo tuzapfira rimwe, navutse ukwanjye nawe uvuka ukwawe. Njye rwose ntabwo tubyumva kimwe. Icyo umuntu umutima we ushaka agomba kukifata. Oya, n'abagabo bakunda kudushyiraho amakosa, kandi ubundi Eva arya urubuto yari ari kumwe n'umugabo, niko Bibiliya bivuga. Pasi ibyo bintu wari ubizi ko bari kumwe? Aba bantu ntabwo bari kumwe. Ikibigaragaza neza muri Bibiliya nuko Bibiliya tubwira yuko inzoka yahuye na Eva ari wenyine, imuha ku rubuto ararya, arangije ashyira iki umugabo we. Ntabwo rero buretse ngo usubize iyi ni deba, ntabwo ari interview. Mu gice cy'itangira igice cya 3 umurongo wa 6 haranditswe ngo uwo mugore yabonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari ik'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuzwa kumenyesha umuntu ubwenge, arasoroma ku mbuto zacyo arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Iyi ni Bibiliya. Ni ukuvuga ngo rero mufata amakosa mukayashyira ku mugore, ngo umugore yataye umugabo, kandi ahubwo Adamu yari ashinzwe iki? Kurinda umugore. Ego niko bimeze. Iyo sije tuyiveho yuko umuntu atagomba kwitwaza undi, ahubwo twabaye umubiri umwe. Ese ubundi umubiri umwe si mu buriri buriya no kubyara. Aho hantu urimo gushaka kuva, aho hantu wihava, kuko niyo tangiriro ibibazo byose. Aho hantu impamvu utagombye kuhava, mbere na mbere mu muryango we nibyo hagomba kuba mu dushya. Ari umugabo agomba gukereye udushya, n'umugore agakereye udushya. Yego, ariko noneho udushya twaje ni bwoko ki? Udushya umugabo yazanye ni utuhe? Udushya umugore yazanye ni utuhe? Dushingiye kuri Bibiliya tubwira neza yuko tugombye gushaka ibyiza kugira ngo dushake ibibi. Bivuga ngo rero niba agashya wazanye katari keza, ntabwo gakwiye kwemerwa. Niba wazanye agashya keza, tugombye kukishima, nkanagushimira, nkakuburesinga. Pastor, agashya keza kahe? Urumva ngewe agashya mba nazanye kuri ngewe kaba ari keza. Wowe ubonye katakunogeye wakandekera nkabana nako. Pastor, kubera ko impamvu muri make nge mvuka narivukanye, nawe urivukana, turahura, turakundana nyine, ngo dukora mariage ngo tuzatandukanwa n'urupfu. Ubundi umuntu atandukanywa n'urupfu n'undi gute? Uburyo umuntu atandukanywa n'undi n'urupfu ni igihe umwe yapfuye. Kuko nabiri bivuga neza yuko umugore ahambirwa ku mugabo we igihe akigize gute, akiriho. Ariko iyo umugabo wapfuye, umugore aba yemerewe kugenda akajya gushaka undi mugabo, bakongera bakagirana n'isezerano. Icyo nicyo cyemerewe kubatandukanya cyonyine. Noneho igihe bitari urupfu rero, bivuga ngo uba wazanye agashya
katari keza, noneho ako gashya katari keza urimo kwivuga ngo ko ari agashya kanjye nizaniye kuki utakandekera. Icyo gihe nkakureke ukagira agashya kawe tudahuriye nko ntabwo waba ari ukiri umuryango, nyine uba ukibaye wowe uri wenyine. Icyiza rero wagombye kuba ugenda nyine ugasubira kwibanya, ukajya kwinywera niba ari agashya k'inzoga wazanye, niba ari akandi gashya wazanye, ukagenda ukabana nako uri wenyine, ariko ntibyitwa umuryango. Umuryango ni iki? Umuryango ni iki? Umuryango ni wa muntu umwe yavuye mu bwoko runaka cyangwa se mu gace runaka cyangwa mu yindi famiye, barangiza bakaza bagahura bakubaka undi muryango. Rero niba wubatse ugashaka kuzana utuntu twawe wenyine, ntitukiri umwe. Niba ari njyanange mugabo, wenda hari ahantu mwashatse gusa naho kuvuga ngo tureganya abagore, ahubwo reka tuvuge n'abagabo hari igihe bazana udushya tutari twiza. Taniya dusobanure, wowe urabona ibintu byo gutandukana batandukanyijwe n'inzoga, cyangwa umwe yari ingurube undi yari umusilamu cyangwa ikindi kintu, ubwo abo bantu batandukanyijwe n'urupfu cyangwa batandukanyijwe n'ibiryo cyangwa ibyo kunywa? Ngiye nta nubwo ndumva iryo jambo ryakwiriye kuvaho. Gutandukanywa n'urupfu ntago bikunda, kuko niba ntaryaga akabenzi wowe kakarya tugatandukana, twatandukanyijwe n'akabenzi, ntago twatandukanyijwe n'urupfu. Cyangwa niba wazanye ubusambanyi mu rugo cyangwa nkabuzana, twatandukanyijwe n'ubusambanyi si urupfu. Kandi biriho akenshi cyane. Ngewe ibi jambo gutandukana n'urupfu ndumva ryahinduka. Ijambo ryo gutandukanywa n'urupfu rigomba guhinduka, kuko haba hari impamvu yatumye batandukana bitari urupfu. Siko bimeze Evangelist? Icyo utekereza cyangwa icyo urimo kuvuga, nta muntu uzigera ahindura ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryo ryavuze ko abantu bagomba gutandukanywa n'urupfu. Ahubwo guherekera kose abantu bahora bashaka kwiyorohereza. Impamvu bagomba gutandukanywa n'urupfu nuko bagomba kwihanganirana bakigengeserana. Ntushatse kuzana igitugu kuko wowe wishakira iyo nzoga ngo uyinywe, cyangwa ngishaka ngo nyinywe kuko ni jewe ngishaka. Urayimburiza iki? Wagombye kuba wihangana ipfa ukaripfunyika, kuko ni wa muryango ni yakorabo, ni ubumwe dufitanye. Niba ari ubumwe dufitanye rero ntabwo uri buzane b'ibyawe bwite. Bivuga ngo urugo, reka turugire nka koperative. Dutanga ikigereranyo kuri koperative. Mu bisanzwe koperative, umwe aragenda ari ufite miliyoni, n'utunze ibihumbi 50, n'ufite ibihumbi 10. Niba baravuze yuko bazajya bakora kotezasiyo y'amafaranga 500, ayo mafaranga niyo bazana. Niba bavuze ngo umwaka nurangira tufite uburyo tuziyakira, ntabwo wagukire azavuga ngo kuko ngewe ndugukire. Niba barapanze ibyo bazarya bazanywa, wagukire azemera kuko iyo koperative ayirimo. Ibyo kurya bye bihenze cyangwa biryoshye azajya kubirira mu rugo iwe, ariko muri koperative azasangira n'abandi kandi ataza bazamuhana kuko yitandukanyije nabo. Bivuga ngo rero n'umuntu uwo ari we wese witandukanya n'umugabo we, witandukanya n'umugore we, kuko we ararikiye inzoga cyangwa ikindi kintu, bivuga ngo ntabwo wakagombye kuvuga ngo twahindura ariya jambo rivuga ngo bagatandukanywa n'urupfu. Ahubwo twagombye gufata iki? Twagombye kwemera ngo uriya muntu atewe n'intege nkeya ntabashije kubaka urugo. Ese Tani, wowe urumva ibi bintu ari byo? Ngewe ntago ndi kwemeranya iby'intege nkeya, kuko ngewe ubundi umufasha. Ufatira urugero rwa hafi hano, abantu babakurikiye kuri Birandikwa TV babitegereze neza, babitegereze bongere babitegereze. Taniya umukuye muri ADPR, yagiraga natireri, yambaraga ibintu bigera ku birenge. Generation yagezemo haje Air Force, haje ibintu bigezweho. Umugore wawe arimo arabona murimo muragenda mugendana mu nzira, ukatera umugongo umugore kuko uri kwitegereza umukobwa yahisemo iruhande wabahiseho yambaye mini, cyangwa se yisize uturuja revure, urimo urakangwa n'uturuja revure, yakubiseho uduherena, watangiye kumukanura muri kugendana. Taniya yize imitwe ati umugabo wanjye kugira ngo bamuntware, nanjye ndabyambaye. Ko byambaye ugahita utangira kumwita ibindi bintu, kandi yagendanye n'ibyezwa kugira ngo nimunagendana ajya asa nk'umuntu uberewe, wowe ugahita ushaka guhita usenya urugo. Kandi noneho natanabyikora nagufatira muri rogi cyangwa nimuhurira mu nzira zagusangana n'umukobwa usa nk'ukwasa. Ibi bintu urabona amaherezo ari ayahe? Ubundi ibintu bijyanye n'imyizerere no mu buzima busanzwe, ngenda ndashaka ko tujya mu buzima busanzwe cyane kuruta imyizerere. Abarokore cyangwa se abanyamadini n'abasilamu n'abandi bose,
babuza umugore ikintu kandi wamufatana n'umugore ahantu yamwicaje ari kumusengerera agasanga uwo bicaranye ni icyuki nka Tani. ariko se ubundi yabwiye kuki wowe twaje mu by'umuryango none ukaba utangiye kwibasira ibi bintu bifite umuryango bibiri oya ntabwo ndi kwibasira abagabo kuko no mu kanya turavuga ku bagore uretse gatoya ntigarukire kuri Tani abana nuko Tani yani ubutekane abashingiye murabanye oya reka mbaho urugero murabanye turi gufata urugero murabanye Tani ahise ahinduka rouge revure utumakiye yaje aguhindura style kuko ari kugendana n'ibigezweho abadamu bamaze kugira gute bageze kuri iyo level ari kubona ko bari kugendana bitewe na business n'amafaranga yanabonetse kuko wenda na kera ntiyari ahari araguhindukanye urahita udivorce na Tani. Varo baze kubwire Aimée mu by'ukuri mbere na mbere umuntu bishobora guterwa n'icyo wagize gute wamukundiye. Mbere na mbere birashoboka ko ushobora guhura na Tani yameze gutya akaba ari byo mukundira nubwo wibanze wenda ari guhana kubwiye ngo kuza dudushya tutari twiza igihe cyose uzana ikintu utumvikanyeho n'uwo mubana icyo kintu ni kibi nubwo cyaba ari cyiza. Ushobora kureba Tani uko ameze gutya tugahura nkamumenye uyu munsi nibwo mubonye nkamubona ameze gutya akaba ari byo mukundira ejo yahindura akajya muri ADPR yajya muri ADPR agatangira kwitega agashyiraho ibitenge akageza ku maguru kandi igenda mukundiye ibi ngibi noneho deja twagoye kuba tubanza tukabiganiraho kandi ati rero sheri wanjye dore uko nambaraga ntibabyo wankundiye kuko mbere na mbere buriya iyo bahura nubwo hari ibyo wazanye ngo amahabara n'iryo habara burya nujya kurishuka hari uburyo ajya naribwira ngo ndagukundiye iki uriya mugabo wawe cyangwa uriya mugore wawe hari icyo wamukundiye mwaganiriye igihe ugiye kugihindura kubizi ko aricyo yakubwiye kuki utabimusaba. Rero uyu mugore niba naramukunze ameze gutya najya kubihindura tutabiganiriyeho nkamusanga ibitenge bigeze ku maguru deja noneho ntanabimuguriye tuzabipfa. Yego nanone nimuzana akenyera ibitenge cyangwa yambara amajipo ejo ngasanga yambaye uku nguku kandi njye nakunze abamama bakenyera ibitenge hari uburyo baberwamo ibyo nakunze arahinduye kwa. Ariko abagabo koko murikunda turabyemeye ni ukuvuga ngo Tani yanagukunda wambara itisi waramukunze nawe aragukunda mwese mwakundanye hari ikintu cyitwa gukundana mwese mwakundana. Tani tubwire njyewe nkumukunze yambaye tise na congo none turabanye yambaye deshire na pocket sinzamuta ngo ngende none ngo njya zansanga nakora n'agashati ngo ante agende oya ko nukwikunda ntago rwose nabyemera. Ego ngo umubiri umwe twamaze no kubona ko nta mubiri umwe uhari umubiri umwe nta uhari kuko umuri wese akura yikunda. Turi muri rusange ntabwo turimo kuvuga ku muntu umwe ahubwo turimo turareba muri rusange. Yego njyewe ndahamya yuko umugabo ukunda umugore wambara igitenge n'iribaya ntago ajya asokana umukobwa wambaye igitenge n'iribaya ndabihamya nubihakana nzakwereka urugero. Umugabo ava mu rugo akakubwira ati ntukajye uva mu gitenge n'iribaya kugira ngo ipantaro ajya kuyigurira umukobwa n'agashati byiza none urumva nambaye iyo shati n'ipantaro byagutwara ikihe kibazo. Ndabizi neza sheri ntagashobora sheri kumfata nambaye igitenge n'ibanga nsokane reka dabamuseke ahubwo ahita afata umukobwa akamugura ipantaro n'agashati bakicarana nge yantaye mu rugo mwiribaya ntago byo tubyemeranye. Iribaya haraho naryambara ngiye mu gusenga mpetse umwana ngiye kuri vaccine none tuunzanye kuri Great Hotel urambwe ngo ambara iribaya n'igitenge. Erega tubanze turebe Bibiliya ivuga imyenda y'ubumara ariko se Bibiliya turekane na ndavuze iribaya cyangwa igitenge hari indi myenda itari ibitenge hari indi myenda itari ibitenge wakambaye ukikwiza za duruwate jipo n'ishati amapuwaso namwe amapantaro koto ikikoboyi deshire ubundi ibintu by'imyenda bitwaye iki ibintu by'imyenda imyambarire runaka hari uburyo igenda igaragazamo abantu
n'uburyo igenda isobanura abantu. Ntabwo tubyemera kimwe. Uburyo igenda isobanura abantu. Nta gusobanura abantu. Umunota umwe dushobora gufata tukavuga kuri ibyo bintu. Uyu mwanya wowe Taniya. Yego. Nurambuka utambutse ariko ubundi wahagaze bakakureba. Taniya, iyi myambarire yawe hari icyo isobanura? Neza, isobanuye iki? Nibyo nkunda. Iyi myambarire yawe hari ikintu isobanura? Yego, isobanura. Ikintu isobanura? Ntuntuke kandi ushaka kuntuka. Sinzi gutukana rwose. Njyewe ndagira ngo binsobanure. Iyi myenda yawe mbere na mbere ni iy'ubumaraya. Niko ijambo ry'Imana ribitubwira, ribitwereka muri Bibiliya. Muri Yesaya mu gice cyaho cya 3. Yego. Iyi myambarire yawe ni iy'ubumaraya. Ndagusetse cyane ntabwo ikabutura ari uretse gatoya. Ni iy'ubumaraya. None niba iyi myenda yawe ari reka turebe ijambo ry'Imana muri Yesaya mu gice cyaho cya 3. Ndamusubiza. Muri Yesaya igice cya 3 ku murongo waho wa 16 haravuga ngo kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amazosi, bagenda barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. Nicyo kizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro, agatwikura ibiteye isoni byabo. Uwo munsi azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi n'imitako n'ibitare n'imishunzi n'imitamirizo n'imikufi yo ku maguru n'imyeko n'imikondo y'amadahano n'impigi n'impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru n'imyambaro y'amabara myiza n'imyitero n'ibishura n'amasoho y'umurimbo n'indorerwamo n'igitare kiza n'igitambaro cyo mu mitwe y'imyenda bitwikiriye, maze mu cyimbo cy'ibibumbura neza. Reka ndekeraho ibyo ndumva byabihagije. Bivuga ngo hari imyambarire ifite ibyo isobanura ku muntu. Hari imyambarire ifite ibyo isobanura ku muntu. Pastor, ntabwo twemeranwa ngewe. Yenda wifatina na Taniya utazi Bibiliya, Ezekiel igice cya 16 hari ahantu hagaragaza uburyo abakobwa birimbishamo. Ni n'Imana inabibakorera. Erega kugira ngo amaherena yabone nuko Imana iba yatanze umugisha. Uzi ko hari n'umuntu utabasha kuyigurira. Muri make rero ku bintu bijyanye n'imyambarire na generation n'abantu mwumvishe ko Biraba bagiye kwihindura kubera generation y'igihe tugezemo, sibyo? Ni ukuvuga ngo impamvu bagiye kwihindura mubere yo kubwiriza ariko ni mubere guca imanza, kuko umucamanza ni Kristo. None Taniya uragira ati ntabwo akijijwe ko yambaye gutya. Tani musobanura. Njyewe ndakijijwe rwose. Impamvu tutabivuga kora ntago ari ikorera, ntago ariyo bakoreraho ubusambanyi, kuko muri ADPR abakobwa bambara amajipo maremare n'amashati y'amaboko babatera inda baranabarongora, sibyo? Ubwo rero niba wumva ko imyenda yanjye ari y'uburaya, ntago uburaya bukorerwamo imbere, ntago bukorerwa inyuma. Njyewe nuko nteye mbona ndamutse mbyambaye bitambere rwose, iyo myumvire uyikureho, kuko n'umugabo wo muri ADPR arandeba akabona arabikunze kandi yasize n'aba-ADPR bambaye amajipo. Ntago iyo twabi rwose pe. Njyewe nukwirimbisha sinkabye. Yego. Reka mbanza nkubwire. Se wa mugani uko yambara. ADPR bambara amajipo barabarongora bagira gute? Bivuga ngo ni abaforoderi. Ntago abari mu rusengero ari abaforoderi. Bivuga ngo ntabwo bigeze bemera ngo bagaragaze icyo bari cyo. Turi kujya ku musozi tuvuge ko iki kintu imyambarire ya Taniya nakora ni iki tubwire. Yego, ahubwo tujya ku musozo. Ibyo navugaga ngo imyambarire yanjye ngo ni ya kiraya, ndagira ngo abyikuremo, kubera ko njyewe nshobora kuba nambaye gutya nkakubitana n'uwambaye rukubita uko hano bamujyanye hano muri rumu, kandi njye naje kunywa fanta baje kumurongora. Muri makeya rero iyo mirebere yawe niyo mitekerereze yawe iri hasi cyane. Pastor yihindure rwose yihindure, mbabarira. Pastor ntabwo azabura kubwiriza Bibiliya kandi ari yakoresha ibyo byo ntabwo yayihindura, ahubwo iyo wogamye nabi urarohama. Bibiliya ni inyanja, iyo woze nabi mu nyanja urarohama.
ya ubwo Tania aho ntari bugucira urubanza aho ntari bugucira urubanza nuko wowe ushobora kuba wemeye uwo uri we no kugaragaza uwo uri we none uri aho mu rusengero impamvu nakubwiye ngo uriya ni umuforoderi yanze kugaragaza uwo ari we yaje kwihisha rero uriya wambara akigaragaza uwo ari we byanze bikunze ntabwo namuca urubanza kuko yemeje kugaragaza uwo ari we ndetse ku rundi ruhande navuga ngo Imana iranamukunda kuko nayize uwo ari we kuko niyo twasubira no mu gitabo cy'imigani hatubwira uko maraya imyitwerere ye n'uburyo ahagarara ku nzira agatega abagabo akabyiyemeza akigaragaza akitunganya neza we ntabwo ashaka guforoda arashaka kugaragaza uwo ari we rero nta n'urubanza nagucira inibutse sinzi uko icyo uri cyo sinzi n'ibyo nkuvuze unabikora ariko nta n'urubanza none nagucira kuko icyiza n'Imana yagukundira byanze bikunze wigaragaje uwo uri we uzashaka kukwirinda azakwirinda uzagukenera azaza n'uzagukenera azaza azi uwasanze ani yari kuri hiti kuko urabona nta mugabo wamwanga asa neza afite taye nziza ahubwo se muri ADPR ntibivuguruye bagakora bitambaro kubera inda mwarwaraga mu mitwe kubera umwanda mufungamo ibitambaro twebwe rero hano nta ndazizamo yego rwose nibyo ntabwo ADPR warwaraga ni ukuvuga ngo impamvu ADPR bayivuguruye babona wasangaga umuntu yambaye urujipo rurimo imbaraga sa nk'iyikora urabona nta biri kure cyane kugira ngo ibiza n'ibibazo noneho mu misatsi rero bagahozamo ibitambaro harimo inda urumva ko babihinduye babonye ko reka turebe reka dutandukanye umwanda n'umurimbo yego none se igitambaro cyari umurimbo hari umwanda hari n'umurimbo rero bivuga ngo umunyamwanda njya mbona abakobwa n'abagore nabo biriza hagati muri izo menshi yego njya mbabona ntabwo aba ari inda zirimo se kucyo uretusha ugatunganya ibintu bikamera neza nditegereza neza no umusatsi wawe nta kibazo ufite rero buriya uramutse ugira umwanda uyu musatsi wawe reka dusoze tuvuge kuri iki kintu hari imyenda y'amatise amakoboye amakoto imyenda itandukanye ku mashati n'imipira hakaba twakora twa mini imyenda miremire ndende amaboko maremare imyenda ijya mu mazi muri za pisine cyangwa muri za kivu amakote murabizi ko mwambara n'amakote buri kintu cyose gifite umwambaro icyo usobanura sibyo ni ukuvuga ngo nimba umwambaro ufite icyo usobanura Tani yagiye mu mazi yambaye agasuti mu mazi cyangwa nawe ukaba ushaka kujya koga ntago mwajya kogana muri pisine reka maze mbabwire Pawulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo uhunge irari rya gisore rero niba Bibiri tubwira ko Bibiliya yarabwiraga Timoteyo ko agombye guhunga irari rya gisore nanjye hari irari rigomba guhunga ntabwo niba najya kogana na Tania byanze bikunze nasanze irari rya gisore ntabwo narihunze ariko mu buryo bwiza nagombye kuba nitandukanya nawe nagombye kuba muhunga kuko ninsanga rya harari byanze bikunze rizagira gute rizagurura Tania yakumara ariko kumara na kimwe kuko koga mbifata nka siporo naba ngiye koga ntaho byabihuriye n'irari nta na kimwe pe reka tubanze turebe imyambaro nk'uko bivuze cyane ku bantu bazi kurimba ndetse n'abahanga bazi ko imyambaro igiye isobanuye mbere na mbere n'abahanga no muri interview turimo gukora mu myambarire yacu hari uburyo batureba bagahita bamumenya ngo uyu muntu kuko yambaye gutya bagahita bamenya uwo ari we nubwo ataba yivuze bakamenya n'amarangamutima ye n'uko ateye n'uko atekereza bitewe n'imyambarire rero niyo myambarire tuvuga niyo myambarire ifite icyo isobanura maraya ziba mu basilamu maraya ziba mu ADPR maraya ziba mu madini yose ntago zigendana n'imyenda maraya ntago zigira isura ku kabisa icyo ndacyemera cyane ariko suriya wabyambariye akishyira ku karubanda uwo muntu ntabwo nyine yigaragaje uwo ari we
niyo twanakwemera kuko marketinze business ahubwo ngo niwe mwiza kuruta bamwe bishushanya babatwara n'abagabo. Uretse je sinavuze ko tukwiye kubatandukanya twava ko ari abaforoderi ahubwo batandiye abo biyemeje icyo bari cyo. Pastor, ahubwo Imana igugisha izana guhindura ubu Kristo bwiza. Ngende umukristo pastor wanyitiranyije. Kuba wambaye tise ntago bivuze ko ukijijwe cyangwa wambaye ishati. Ntabwo agakiza kaba ku ishati no kwitise kaba ku mutima. Ugiye kuba nk'abavuga ngo kwikwiza kera ntago bambaraga bashyiragaho uduhu. Iyo myambaro myiza uri kuvuga kwikwiza wabikuye hehe? Wabivanye hehe? Icyo gihe bambaraga ntibikwize nta n'imyambaro ihari bose ntibambaraga, ari abagabo ari abagore bose ntibambaraga. Yego uyu munsi rero twese dufite iki? Imyambaro. Niba dufite imyambaro rero twagombye kuyambara. Ese pastor ubundi ubusa uvuga nubuhe? Hari ubusa uri kubona ko nambaye ubusa uri kubona njyewe ubusa mbara n'ubwambure kandi nturi kububona. Muri make ubusa ubara nubuhe? Sinzi ubusa uvuga muri make. Tandiya mu by'ukuri no kureba ntabwo imyambaro ari yo kurimbana. Iyi myambaro yakagombye kuba ari yawe mu cyumba cyawe. Ariho hahandi wanavuze ngo abagore birwa bambaye ibitenge. Bivangura uramutse ufite umugabo iyi myambaro niyo wakagombye kuba wambara imbere ye mu rugo mu nzu, wagombye kuyambara imbere ye. Ntabwo yakagombye kuba ariyo wambara mu muhanda ngo ugendemo kuko nta wundi ugiye kwiyereka. Ni umugabo wakagombye kukubona. Ku muhanda abagabo bose barimo n'abawe ugiye kugenda ubiyereka. Yagukuruye Pastor njyewe nibigezweho. Pastor ariko reka tumusengere ubundi dusoje. Pastor ntabwo yigeze angusha kuko ntabwo ndi inyamaswa cyane yuko n'ihene burya zirishanya hamwe kandi ntabwo zikururana. Pastor njyewe mbibara nk'umurimbo sinzi wo kubifata. Reka dushimira aba bantu bose bari bakurikiye Birandikwa TV, tunashimira abatumirwa bacu. Ibiganiro byabo twazabikora igihe kinini, tubatumire n'ubutaha bazaze. Siko bimeze? Niko bimeze. Urakoze cyane urakoze cyane. Ubutaha rero azaza yikwiye. Pastor simbi ahubwo mbabarira rwose. Hari agakanzu mfite nzaza nambaye kagera nkaha ngaha. Ubwo ariko Tandiya mu gusezera ubundi ufite umugabo? Oya nta mugabo mfite. Narigize uramufite. Iyo mufite mbabubwiye ngo iyi myambaro ugihambara imbere. Wewe narigiye kuvuga ngo ntuzayigarura mu kiganiro uzajya uyambara imbere y'umugabo. Nzagarurira ibana n'igitenge. Ntushaka uzaze wambaye nka Aimée. Tandiya yatwambara iribaya n'igitenge bivuga ko ataba Tandiya. Azaba ari Tandiya bwiza cyane. Bizaba bivuze se ko nakijijwe? Bizaba bivuze ko nakijijwe? Ntabwo uzaba agakiza ndi mu mutima. Ariko urakoze. None se kuki ureba imyenda utarebya mu mutima? Akuzuye umutima gasesekara kandi kwibeshya binabaho. Ubwo nzaza nambaye iribaya n'igitenge bavuge ngo dore umugabo n'umugore kandi atari ko bimeze. Ibyiza nta mpamvu zo guhisha. Ambara ibintu wumva bikunyuze. Yego. Turabashimiye mwese mwari mukurikiye Birandikwa TV, tunashimiye abatumirwa bacu b'uyu munsi badususurukije. Irungu ndakeka ryashize, ngiye irungu ryashize, namwe mutubwire muri comment. Ababashaka kuvugana nabo kubaganiriza turabaha adresse zabo, kandi mugira amahoro y'Imana. Imana ibarinde. Shalom shalom.